Niba utari wakora subscribe, kora subscribe niturangiza dutangire ino video twagiye. Kangubase wowe unsubize, ese ibi bintu wowe urabyemera? Wemera neza yuko abapfuye bazazuka bakongera bagasubirana ubuzima bushya, bakongera bagasa neza, bakongera bakabaho butazongera gupfa, cyangwa se nubyemera? Ese yo bikweretse mw'ubu buryo ubundi bitekereza ute? Ese wigeze usoma ubwirwa neza yuko abantu koko bazazuka? Ese niba bazazuka ni bose? Niba atari bose se abazazuka ni bande? Ubundi ibyo bintu wigeze ugira ubikurikirana? Ni ukuvuga ngo biragaragara neza yuko umuntu wese wapfuye azazuka, kuko Yesu ashoboye byose. Mu byashoboye n'ibi ngibi byo kuzura umuntu birimo, kuko yazuye Lazaro, azura mukobwa wa Yayiro, azura abantu benshi cyane, ndetse akiza abantu ibisazi, akiza abantu ubumuga, akiza abantu ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba koko ubyizera, birashoboka yuko bino bintu bishobora kuzashoboka, ukaba wapfa ndetse igihe kikazagera kongera akakuzura. Noneho n'abakina amafilime yo gushyira kuri TikTok bashaka kugaragaza ukuri yuko bino bintu bibaho, barabikora kuko ukabona koko yuko bishoboka. Ni ukuvuga ati niba abantu bagerageza bakeditinga ibi bintu bakabikina bigashoboka, ubundi ni kuko Imana yo yabinanirwa? Kandi ubwenge dukoresha bwose ni ubutuma duhereza Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo niba dukora ibidasanzwe, ni ukuvuga ngo Imana yakora ibirenze ibyo ngibyo. Rero ni ukuvuga ngo niba abantu ku bwenge bahawe bagomba gukina ikintu, ukabona ko icyo kintu nishuwa neza yuko gishobora kubaho, ni ukuvuga ngo ku Mana yabikora live. Reba kano ka video, do yaraje amutunga ikiganza neza, ari amagufa ahita avayo, ahita aba umuntu. Bivuga ngo ibi ngibi ni bigaragaza yuko abantu bazazuka atari ugukina. Aho Yesu akoze, amazi ahita aboneka kandi bwari ubutayu. Ni ukuvuga ngo Yesu akora ibitangaza byinshi bikomeye. Aho Yesu akoze ku giti, hahita havamo imiturirwa myiza imeze neza cyane. Yesu yaramutse akoze ku bapfuye, nta kindi kiburetse kuzuka. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu yaramutse aje agakora ku kinyabuzima runaka, gihita gihinduka kikaba kizima. Ni ukuvuga ngo bino bintu ni bigaragaza yuko Yesu uko byagenda kose ndiyivuguruza azazura ibyapfuye byose. Yesu niwe soko y'ukuri imara inyota, niwe soko nziza, akora ku byatsi bikaba amazu. Yesu akora ibitangaza, Yesu akora ibikomeye, Yesu azura abapfuye, Yesu ni byose. Urabibona neza. Ni ukuvuga ngo mu byaremwe byose nta kitaremwe nawe. Reba ngaya magufa kabisa, arahagurutse ahita aba umuntu.